Ni kuki abantu niba bakunda Imana, kuki abantu barimo bicana ukumva ngo umukristo yisha undi, babanaga ari umugabo n'umugore, ukumva ngo abantu bashwanye barwanira mu rusengero baterana amakofi. Ese koko ubwo urwo rukundo bavuga ko bakunda Imana baririmba ni rwo koko? Urwo ni urukundo Imana yadukunze, ariko biravuze ngo turayikunda kuko yabanje kuduha. Ariko urabona weho nta ngeso za kamere ukigendana nazo, kandi ukavuga ko ukunda Imana. Uragendana n'ingeso za kamere, urabana nazo mu murimo w'Imana, ari ukavuga ko ukunda Imana. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo urukundo rwacu rwe kugira uburyarya, twanga ibiburunuka, duhorana ibyiza. Mwambara umutima w'imbabazi, mwicisha bugufi. Dore ntuca bugufi, reka da, ntabwo uca bugufi. Ari kuvuga ko ukunda Imana, ariko Bibiliya iravuze ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibiburunuka, muhorana ibyiza. Nicyo Imana idushakaho. Bakunzi b'Umusaraba TV ndetse na ABIMUKIRA TV, turabasuhuje. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Nukuri umunsi ku munsi Imana igenda iduha umugisha. Nimvuga umugisha, mwumva umugisha udasanzwe. Ni umugisha udasanzwe w'abakozi b'Imana, kandi burya hari abakozi b'Imana, haba hari n'Imana, kuko Imana iba mu bantu bayo, Imana ikorera mu bantu bayo, Imana itabarira mu bantu bayo. Burya hari ibintu byinshi tugeraho Imana ibicishije mu bantu. Muzumva abantu bavuga ngo uriya muntu n'Imana y'u Rwanda, n'ubuzima babayemo, n'ubufasha baha abantu. Iyo rero tubonye abakozi b'Imana, burya tuba tubonye Imana. Iyo usuye n'umukozi w'Imana, usuwe n'Imana. Iyo usubujwe n'umukozi w'Imana, usubujwe n'Imana, kuko Imana igenda mu bayo, Imana ikorera mu bayo. Umugisha wose Imana itanga iwunyuza mu bantu bayo. Turanezerewe rero muri uyu mwanya, kuko umwami Imana tugiriye neza, tugize umugisha wo kwakira umukozi w'Imana, Joseph. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Nawe muhorane. Umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Jose, ndatekereza hari atari ubwa mbere. Ni ubwa mbere uje ku Musaraba TV? Ntabwo ari ubwa mbere. Ntabwo ari ubwa mbere. Ntabwo ari ubwa mbere uje ku Musaraba TV, cyakora ku ABIMUKIRA TV ho uri mu bwa mbere. Reka rero ubasuhuze. Ari abaje ku Musaraba TV batakibuka amazina yawe ari bashyashya, cyangwa se bari bayaze ariko bakaba barayibagiwe, ku ABIMUKIRA TV wabasuhuza noneho ukababwira n'amazina yawe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Abantu mwese mudukurikiye aho muri hose, turabashuhuje. Nitwa Habimana Joseph, abandi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nkaba ntuye hano mu mujyi wa Kigali. Nkaba nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Kibagabaga muri Remera muri ADPR. Imana ibaha umugisha. Joseph, niho ukorera umurimo w'Imana aho ngaho uvuze. Ubwo uri umuvugabutumwa, umurimo ukora wisangamo cyane ni uwuhe? Nuwo wivugabutumwa. N'uwivugabutumwa. N'ubu niwo uri kukugenza muri uyu mwanya kuri izi kamera? N'ubu niwo ungenza. Ngaho senga Imana tugezeho icyo Imana yagusize ku mutima. Kadusenga Imana. Mana Data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye kuduhaye akanya keza ngo tuganire, dusubire gutekereza ku rukundo dukunda. Habwa icyubahiro kuko uyu mwanya niwe wawuteguye. Umuntu wese ukurikiye ngo yumve ijambo ryawe, ndasenze kugira ngo umuhe mwami, umuhe amatwi y'umwuka, kugira ngo abashe kumva, kandi ijambo ryawe rigira icyo rihindura mu buzima bwe. Maze uyu mwanya ubanemo natwe, kandi umwuka wera w'umuyobozi, dusabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni karibu rero tugezeho ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana agushyize ku mutima. Kadusome ijambo ry'Imana. Turasanga mu rwandiko rwandikiwe Abaroma, ni igice cya 12 umurongo waho w'9. Haravuze ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibiburunuka, muhorana ibyiza. haravuze ngo urukundo rwanyu
rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi, urunuka, muhorane ibyiza. Turasoma no mu Befeso ni 5 ku murongo w'9. Avuze ngo kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Haravuze ngo kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Imana ibaha umugisha. N'ayo magambo nagira ngo tuganireho muri uyu mwanya, kandi ashaka ko tuganira cyane ku rukundo. Ku rukundo abantu benshi bavuga ko bakunda Imana, ariko twumvise icyo ijambo ry'Imana rivuze ku rukundo. Abantu bavuga ko bakunda Imana, riravuze ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi, muhorane ibyiza. Mwanga ibibi, urunuka, muhorane ibyiza. Ariko iyo witegereje abantu uburyo bavuga ko bakunda Imana, usanga ibibi biruta urukundo bayikunda. Usanga abantu bagendana ibibi, bakavuga ko bayikunda, bakaririmba bavuga ko ariyo baririmbira, bagahanura bavuga ko bahanura ubuhanuzi buvuye ku Mana ari ibubahaye. Ariko ugasanga bahorana ibibi, ndetse bicarana nabyo, banaririmba bakaba bari kuririmbana nabyo. Ariko igitangaza gikomeye cyane ni uko bavurana mu kanwa ngo bakunda Imana. Ariko ndashaka ngo tuganire ku rukundo. Ese ko ukunda Imana? None niba ukunda Imana, Bibiliya iravuze ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Niba uyikunda ugakora n'ibibi, ubwo urumva utaryarya Imana? Ndagira ngo tuganire kuri ayo magambo. Maze dusomye mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana 4:19, haravuze ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Muri make Imana niyo yabanje kudukunda, kuko na Bibiliya ivuga ko byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka. Urwo ni urukundo Imana idukunda. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. None niba Imana yaradukunze ikaduha umwana wayo kugira ngo ubugingo bwacu butarimbuka, niyo yabanje kudukunda. None twebwe urukundo tuyikunda n'uruhi. Bibiliya ukomeje muri izi nzandiko za Yohana cyane ukibanda mu rwandiko rwa mbere, haravuga ngo ntiwakunda Imana utarabona, wanga mwene so. Mwene so ubona, mwene so muhorana, ntabwo wavuga ko ukunda Imana. Mbere y'uko uvuga ko ukunda Imana, ujye ubanza ukunde mwene so, nicyo kizerekana urukundo ukunda Imana. None bene data mudukurikiye, iyo mwebwe mubirebye muri iyi minsi mubona ko abantu bakunda Imana? Iyo mubirebye aho musengera, amakorari mubamo, amavugabutumwa mubamo, insengero mubamo, mubona ko abantu bakunda Imana mukurikije ibyanditswe byera? Biravuze ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi, urunuka, muhorane ibyiza. Ariko ni kuki abantu niba bakunda Imana, kuki abantu barimo bicana, ukumva ngo umukristo yishe undi, babanaga ari umugabo n'umugore, ukumva ngo abantu bashwanye barwanira mu rusengero, baterana amakofe? Ese koko ubwo urwo rukundo bavuga ko bakunda Imana baririmba ni rwo koko? Kandi Bibiliya ivuze ngo ntiwakunda Imana utarabona, wanga mwene so. Ariko ikibazo dufite gikomeye, abantu baravuga ubutumwa koko, bakavuga ko bose bari kuvuga ubutumwa bwiza, ariko ugasanga barasebanya. Umwe aho anyuze undi agenda ahasiga imyanda, umwe aho ageze undi akahashyira ibitutsi. Mbese ugasanga barasebanya kandi basenga bavuga ko bose bakunda Imana. Ese uru rukundo koko, urukundo bavuga ko bakunda Imana nirwo? Imana itugirire neza.
ariko dusomye mu Befeso haratubwiye ngo kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Imbuto z'umucyo ni ingeso nziza zose, kandi Imana ni umucyo, n'abayikorera bakwiye kuba bari mu mucyo. None ingeso zawe zerekana kuba mu mucyo. Ese waba mu mucyo, wagira ingeso zo gusebya bene so, wagira ingeso zo kugambanira mugenzi wawe, wagira ingeso zo guhangana n'uwo mubana. Bene data, urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Mwanga ibibi muhorana ibyiza, mwanga ibibi urunuka muhorana ibyiza. Kuki uhorana ibibi se mu kanwa kawe ugahorana ibibi, warangiza ukavuga ko ukunda Imana? Ariko Bibiliya iratubwiye ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi urunuka muhorana ibyiza. Ariko nanjye ndagira ngo bene data, aho muri hose, aho musengera, aho mukorera umurimo w'Imana, nimwongere murebe neza urukundo koko uvuga ko ukunda Imana ni urw'ukuri. None si ingeso zawe koko ni nziza n'izo mu mucyo? Imana itugirire neza. Ndagira ngo nawe usubire witekerezeho urebe ku rukundo ko kuvuga ko ukunda Imana ari urw'ukuri. Nusanga ko ku rukundo uvuga ko ukunda Imana atari ukuri, wongere ugaruke winjire mu rukundo rw'Imana. Imana itugirire neza. Biravuze ngo turayikunda kuko ro yabanje kudukunda. Imana yaradukunze duha umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo adupfire. Dore ko turi mu minsi abantu cyane bashishikaye bavuga ko bari kwitegura ibya Noheli, ndetse bavuga ko ari bwo umukiza yabavukiye, ari bwo bumvisha inkuru nziza y'agakiza. Urwo ni urukundo Imana yadukunze. Ariko Bibiliya iravuze ngo turayikunda kuko ro yabanje kudukunda. Ariko ikibazo ni uko urukundo rwacu ruri mu buryarya. Bene data, mwanga ibibi urunuka muhorana ibyiza. Kuki uhorana ibibi ukavuga ko ukunda Imana? Umuntu uvuga ko akunda Imana, biravuga ngo umuntu wanga mwene se ni umwicanyi. Umuntu uvuga ko akunda Imana akanga mwene se, uwo ntabwo ngo aramenya Imana, nta nubwo arigera ayimenya. Ariko tekereza kuba uyivuga, ukayiririmbira abantu, ukayibwira abantu mu butumwa, ariko ukaba wanga mwene se. N'uwo musengana ukamwanga, uwo muririmbana ukamwanga, uwo mukorana umurimo ukamwanga, ndetse ukagambanira mugenzi wawe, ariko ukavuga ko ukunda Imana. Bene data, nimureke kuryarya, mureke uburyarya. Niba koko mukunda Imana, nimukuremo uburyarya. Nicyo naje kubabwira. Mukuremo uburyarya, we kuvuga ko ukunda Imana kandi ufite ibibi. Imana ibagirire neza. Icyama mukabyumva, icyama mukabyumva. Bibiliya iratubwiye ngo kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose yemwe no gukiranuka n'ukuri. None uracyafite ukuri, urasenga ufite ukuri. Imana itugirire neza. Uravuga ko ukunda Imana ariko ntuyumvira. Uravuga ko ukunda Imana ugasambana, ukavuga ko ukunda Imana ukiba, ukavuga ko ukunda Imana ukajya mu bapfumu kuraguza, ukayigerekaho ibindi bigirwamana, ukayibangikanya n'izindi mana. Reba imiti ubitse, ibyo uvuga ngo birakurinda, kandi ukajya no mu rusengero ukaririmba uvuga izina ry'Imana. Urukundo rwanyu bavandimwe rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi muhorana ibyiza. Wivuga ko ukunda Imana ugeze mu rusengero aho uteranira, ahubwo naho uri muri karitsiye, reka urukundo rw'Imana rukugaragaremo. Naho urukorera akazi ugaragare ko ukunda Imana. We kugira uburyarya. Imana itugirire neza. We kugambanira bene so, ugambanire abavandimwe bawe, wange
ubu udakunda nyoko bukwe uvuge ngo ukunda Imana, ubu udakunda umukazana wawe uvuge ngo ukunda Imana. Ese uzakunda Imana utarabona wanga mwene se ureba, muhorana, musengana, mugendana, mukorana umurimo, uvuge ngo ukunda Imana? Imana itugirire neza. Muzasome mu rwandiko rwandikiwe Abaroma n'ubundi, musome mu gice cya 8. Biravuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Ndagira nkubwire ko umuntu ukunda Imana bari muri Kristo, abarimo imbere, aba yarabyawe n'Imana. Imana itugirire neza. Musome mukomeze mugere ku murongo wa 13 muri icyo gice cy'8. Haravuga ngo kuko nimuguma gukora ibyo kamere yanyu irarikira muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Imana itugirire neza. Ariko urabona weho nta ngeso za kamere ukigendana nazo kandi ukavuga ko ukunda Imana. Uragendana n'ingeso za kamere, urabana nazo mu murimo w'Imana, ari ukavuga ko ukunda Imana. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo urukundo rwacu rwe kugira uburyarya, twanga ibiburunuka, duhorana ibyiza. Imana itugirire neza. Ndagira ngo wigenzure urebe urukundo koko ukunda Imana niba nta buryarya burimo. None se kuvuga ko ukunda Imana ugasambana, kuvuga ko ukunda Imana ugakora n'ibyaha, kuvuga ko ukunda Imana ukanga mwene so. Imana itugirire neza. Uzasome mu Bakolosayi, uzasoma mu gice cyaho cya 3, niho uzasanga ijambo ry'Imana wenda ku murongo wa 12. Haravuga ngo nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, ngo mwambara umutima w'imbabazi, mwambara umutima w'imbabazi, mwambara umutima w'imbabazi, mwicisha bugufi, mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mwambara umutima. Ndashaka kuvuga uyu mutima umuntu ugira urukundo ukunda Imana aba yambaye umutima w'imbabazi. Niba mwene so hari icyo mwapfuye, ukwiye kuba wambaye uwo mutima wo kumubabarira niba ukunda Imana. Bibiliya aho ngaho mu Bakolosayi igumutubwira ngo nkuko umwami wanyu yababariye abe, nkuko umwami wanyu yababariye abe. Murabizi ko Kristo yatubabariye tutari beza, ndetse yemwe no mu bamugambaniye nabo yarabazaniye imbabazi, ariko ntabwo yigeze areka kubababarira. Yemwe n'uwamuteye icumu mu rubavu amaraso akamuvamo yaramukijije ijisho rye ryari rihumye. Urumva izo mbabazi umwami agira. Yemwe na cya gisambo bari babambanwe ku musaraba, cyari igisambo abambanwe nacyo, ariko kivuze kiti uzanyibuke, arangira kibwira ati turaba turi kumwe muri paradizo. Arakibabarira. Mwene data, Imana turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Urumva urukundo yadukunze rwuzuye imbabazi. Nawe ukwiye kuba wambaye uwo mutima w'imbabazi. None kuki utababarira mwene so, uhorana inzika n'inzigo? Yemwe icyo wapfuye na mugenzi wawe ukaba ukibitsemo inzika, warangiza ukavuga ko ukunda Imana, ukagaruka ukaririmba, ukabwiriza, ugahanura, ugasenga. Imana itugirire neza. Mwambara umutima w'imbabazi, mwicisha bugufi. Dore ntuca bugufi, reka da, ntabwo uca bugufi. Hari kuvuga ko ukunda Imana, ariko Bibiliya iravuze ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibiburunuka, muhorana ibyiza. Nicyo Imana idushakaho. Imana itugirire neza. Turabashimiye rero ko muduteze amatwi kandi mukaba mutwumvise, kandi cyama aya magambo ukayumva neza, ukongera ukagaruka mu rukundo rw'Imana niba koko ukunda Imana. None se iyo musomye muri iki gitabo cy'Itangiriro 22 umurongo wa 2, mubona uburyo Aburahamu yakundaga Imana, kandi twese tuvuga ko ari sekuruza w'abizera. Ariko yakundaga Imana. Icyo Imana yamutegekaga nicyo yakoraga. Imana yamutegetse ko ajya kuyitambira umwana we w'ikinege. Aburahamu ngo ntiyazuyaza, arangije ngo yasinkwi azikorera umwana, aravuga ati tugende.
ajyana n'umwana ajya kumutamba nk'uko Imana ibimutegetse. Urwo ni urukundo yerekanye ko akunda Imana. Ntabwo yigeze avuga ngo umwana wanjye reka da mwene data, hari icyo Imana igusaba kureka, hari ikigusaba nawe kugira ngo ube uri umwana wayo, hari ikigusaba kugira ngo ube uyikunda koko, hari ikigusaba. Imana yasabye Aburahamu umwana we yakundaga w'ikinege, aremera aramutanga. Imana itugirire neza. Nawe rero Imana iragusaba kugira ngo niba uyikunda koko wanga ibibi, urunuka kandi uhorana ibyiza. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo tubasengere, dusabe Imana ikomeze kubafasha kandi ikomeze kubakomereza mu rukundo rwayo. Aho mu Bakolosayi mbabwiye haravuze ngo mwambare umutima w'imbabazi. Gira kubabarira abaguhemukiye, gira kubabarira uwakugiriye nabi, gira kubabarira uwo mwagiranye ikibazo, nibwo uzabukunda Imana. Ugire guca bugufi kandi ugire kwihangana kandi wambare urukundo. Bibiliya iravuga ngo urukundo mu rwambare nk'umurunga, kuko ari rwo rurimo gutungana kose. Mu rwambare nk'umurunga nirwo rurimo gutungana kose. Urukundo rwishi ngo rutwikira ibyaha byinshi. Mwene data, umuntu ufite urukundo ntiyibuka ibyo yahemukiwe. Umuntu ufite urukundo arababarira. Umuntu ufite urukundo agira imbabazi, agira ubuntu. Umuntu ufite urukundo nta muntu utamwifuza. Umuntu ufite urukundo nta utamwifuza, nta utakwifuza kubana nawe, nta utakwifuza kwicarana nawe, nta utakwifuza kugendana nawe. Umuntu ufite urukundo aba aryoheye umuntu wese. Umuntu wese ugeze ku muntu ufite urukundo araruhuka. None wewe abantu bakugeraho bakaruha, bakugeraho bakananirwa, bakugeraho bakacika intege, bakugeraho bakabura amahoro. Umuntu ufite urukundo nta utamwifuza mu gihugu, nta utamwifuza muri karitsiye, nta utamwifuza, nta utakwifuza guturana nawe, nta utakwifuza kubana nawe, nta utakwifuza kugendana nawe. Ariko umuntu nta wifuza kugendana nawe kubera ko nta rukundo. Ariko nimugire urukundo rutarimo uburyarya, nibwo muzaba mukunda Imana, mwanga ibibi kandi muhorane ibyiza. Imana ibaho umugisha. Kadusenge. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko ubanye natwe muri uyu mwanya tuvuga ijambo ryawe, kandi abaduteze amatwi bose Mwami turakwinginze kugira ngo bakomereze muri uru rukundo rwawe. Kandi koko ni wowe wabanje kudukunda, uduha umwana wawe Yesu kugira ngo atwitangire adukize ibyaha. Turagushimira ko wabikoze, kandi turagushimira ko udahwema kudukunda. N'uyu munsi ngo ayo maraso arushaho kugenda tweza. Reka rero ayo maraso yeze buri wese utwumvise, aho yavuye mu rukundo akaba yarinjiye mu bibi. Mwami, reka ayo maraso amweze kugira ngo yongere asubire mu rukundo rwo kugukunda, kandi agire ibyiza, agire ingeso nziza, abe mu mucyo. Turagushimiye Mwami ko ari wewe ubidushoboza. Bishoboza umuntu wese, kandi umwuka wera aze ku muntu wese amushoboze gukiranuka, amushoboze kugira ingeso nziza, amushoboze kugira ukuri, ahorana ibyiza. Turabigushimiye kubikoze. Buri wese utwumvise reka umuhe imbaraga zo gukiranuka, kandi agendere mu kuri nk'uko kuri. Urakoze Mwami, dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Joseph, turagushimiye, urakoze cyane gutanga ijambo ry'Imana, ijambo ryongera gusaba abantu gukundana kuko aricyo Kristo yadusabye. Watanga nimero yawe ya telefone mu bantu bakifuza kugira ibyo bakubaza, cyangwa ko wanabasengera n'aba bashaka guca bugufi, wabaha nimero ya telefone kugira ngo wagukenera be yakubona. Nomero yanjye wakwifuza ko tumusengera, tumufasha gusenga, nimero ya mboneraho ni 0788 23 666 533. Imana ibaho umugisha. Yesu aguha umugisha. Mwamwe bakunzi bacu n'Umusaraba TV ndetse na ABIMUKIRA TV, Imana ibaho umugisha gukomeza kumva ijambo ry'Imana rinyura ku Musaraba TV, ABIMUKIRA TV,
Yesu abaha umugisha kandi abakomereza amaboko. Turabakunda. Ineza y'Imana nikomeze ibomeho kandi mukomeze mugire ibihe byiza, mukore share, mukore subscribe, musangize abandi ubutumwa bwiza. Umugisha n'amahoro biva ku Mana ibibane namwe.